Yesu ashimwe bene data, twongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Atugarutse kuri cya kiganiro ijwi ribohora. Turi kuri Mount Olives TV. Uzanye iki kiganiro ni Pastor Mureganshiro Joseph. Reka tujye mu ijambo ry'Imana. Turakomeza ku ijambo twasubitse ubushize. Turacyari mu ijambo rivuga imbaraga ziri mu masengesho. Uyu munsi ndifashisha ijambo ry'Imana riri muri Zaburi ya 99 umurongo wa 6. Ijambo ry'Imana ravuga ngo Mose na Aroni bo mbatambyi be na Samueli bo bamwambazaga, bo bambazaga izina rye, bambazaga Uwiteka akabasubiza. Haleluya. Ureke nsubiremo aya magambo umurikire. Mose na Aroni bo mbatambyi be na Samueli wo mubambazaga izina rye, bambazaga Uwiteka akabasubiza. Haleluya. Uyu munsi ndashaka kuvuga ku mbaraga z'amasengesho. Bibiliya tubwira mu ijambo ry'Imana Kristo yaducunguriye Imana kugira ngo tuba abami n'abatambyi bazima mu isi. Hano twumvishije abatambyi Aroni na Mose, tubona n'umugabo wari umwinginzi witwaga Samuel. Abagabo bakoze amateka akomeye mu gihe cya Isiraheli. Bari abagabo bakoreshejwe mu buryo bukomeye, bagiye bahagarika ibihe bikomeye mu gihe cyabo, kuko bambazaga izina ry'Uwiteka, Uwiteka akabasubiza. Nshuti yanjye wo muri cye, ndavugana n'umuntu wavutse ubwa kabiri, ndavugana abagize umuryango wa Mount Olives Temple aho muri hose, ndetse n'inshuti zacu ziri mu bice bitandukanye. Nongeye kuza kubibutsa inshingano dufite ikomeye, n'inshingano yo gusenga. Umuntu yaravuze ngo ntugatinye umuntu ukurusha amaboko cyangwa ukurusha ubutunzi, ahubwo ujye utinya umuntu ukurusha gusabana n'Imana no gutinda imbere yayo, kuko igihe icyo cyose yagutungura. Kuko Imana yamwibutse, Imana yashubije gusenga k'umuntu, igihe cyo cyose ashobora gutungura abantu. Niyo mpamvu uyu munsi nongeye kuvuga kuri aya magambo, imbaraga ziri mu masengesho. Reka nkwereke ikintu kigeze kuba igihe kimwe mu masengesho y'umugabo witwa Mose. Mu bice 14 mu gitabo cyo kubara, uhereye ku murongo wa 13, Abisirayeli bari bakoze ibintu byababaje umutima w'Imana, ndetse Imana ifata icyemezo cyo kubarimbura bose. Ibwira Mose ngo reka mbarimbure bapfe bashire, nanjye gukure mu bwoko. Mose yari umwe mu bagabo bari bazi gusenga. Aje imbere y'Imana avugana n'Imana, atakira Imana avuga ngo Mana ntubikore. Kuva kuri murongo wa 12 ugeze ku murongo wa 16 muri iki gice cya 14 cyo kubara, ubona amasengesho ya Mose. Yari umugabo udacika intege, wari uzi gutitiriza, wari uzi guhendahenda Imana, anasengera abanyabyaha, anasengera bari bakwiriye kurimbuka, ndetse abo Imana yaciriyeho iteka, kugeza igihe Imana yemeye irivuguruza. Bibiliya avuga ngo Imana yisubiraho, Imana irivuguruza, Imana irihana. Mu mvugo ya Bibiliya ibivaho, iravuga ngo mbabariye Abisirayeli, kuko Abisirayeli bari babonye umugabo witwa Mose ushobora guhagarara imbere y'Imana akaburizamo, agahagarika umujinya w'Imana n'uburakari bw'Imana ku bwoko. Nshuti yanjye, ni wowe mpamagaye umurikira, ni wowe Imana yakoresha guhagarika iki cyorezo cyaje, n'ayandi makuba n'ibyago n'intambara zose zihagurukiye umuryango wawe, zihagurukiye akarere utuyemo, zihagurukiye igihugu cyawe. Ni wowe. Uyu mugabo yarasenze, ndetse avuguruza n'ibintu bitakunze kubaho mu byanditswe, yuko umuntu yavuguruza Imana, ariko biciye mu masengesho Imana ishobora kwisubiraho, ishobora guhagarika ibyago, ishobora guhagarika umugambi yari ifite mubi, ishobora guhagarika ndetse n'itegeko rikomeye yariciye, kubera ko habonetse umuntu waje imbere yayo akayinginga, akaboroga, agahagarara mu cyuho cy'abandi, akitamba nk'igitambo ku bw'abandi. Igihe cy'umwami Yesu avuga amagambo akomeye mu bice 10 bya Yohana umurongo wa 17, aravuga ngo igituma data nkunda nuko nanga ubugingo bwanjye
kugira ngo nzabwisubize. Imana ikunda abantu bakora risike, abantu bitamba, abantu bakora risike bakiriza ubusa, bagahagarika ibyo bakundaga kugira ngo bakore ku mutima w'Imana. Ni wowe mvugana nawe nshuti yanjye umurikira. Tugeze mu gitoro tugomba gusenga kuri uyu munsi wa kabiri. Imana iragukeneye imbere yayo. Hari ikintu kiri bukorwe, rimwe na rimwe ushobora kuba utabibona, ariko ndakubwira ngo mu isi y'umwuka hari ibintu bikorwa. Igihe kimwe marayika abwira Daniel, aravuga ngo ukigambirira utangiye gusenga warumviswe, niyo mpamvu natumwe kugira ngo nze nkubwire ubutumwa bwavuye ku Mana. Imana yumvishije akigambira agitangira gusenga, marayika mugeraho Gabriel ku munsi wa 21. Ku munsi wa kabiri ushobora kuba utazi ikiri kuba, ariko mu isi y'umwuka hari ibintu biteye ubwoba kandi bije gusohora mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Reka ndashaka gutinda ku mugabo witwa Samuel. Muri Samuel wa mbere ibice 7 umurongo wa 9 kugeza ku murongo wa 12, ariko ndibanda kuri uyu murongo wa 9. Nuko Samuel yenda umwana w'intama uconga, awutambira Uwiteka w'igitambo cyoswa kitagabanije. Atamba igitambo kizima, kitariho inenge, kitariho ikizinga, umwana w'intama uconga utarandura, abuzana imbere y'Imana. Imana ikeneye abaza gutamba imibiri yabo yiyejeje, yitunganije, yitandukanije n'icyaha, yiyuharije amaraso ya Kristo, bamanika ibiganza bitariho amaraso, bitariho urubanza, bazi imbere y'Imana bari ibitambo byera bishimwa imbere y'Umwami Imana yacu. Azana igitambo cy'umwana w'intama uconga, agitamba kitagabanije, maze Samuel atakambira ari muri cya gitambo cy'amasengesho, ari muri cya gitambo yatambye umubiri we nk'igitambo kizima cyera gishimwa n'Imana. Aje imbere y'Imana kwitamba, aboroga, aririra ubwoko bwe, aririra icyago cyari cyate. Aje imbere y'Imana arasenga, atakambira Abisirayeli kuwiteka. Uwiteka aramwumvira. Reka ndashaka kubwira ibintu byabaye Uwiteka amwumviye. Ikintu cya mbere cyabaye, Imana imaze kumwumvira, Imana yaciye imbaraga Abafilisitiya bari babahagurukiye, bacikamo igituba. Ikintu cya kabiri, Imana ubwayo imaze kumva gusenga kwa Samuel, Imana ihindira hejuru y'Abafilisitiya guhinda gukomeye. Bibiliya mbwira ngo guhinda gukomeye, iyo ukurikiye imirongo ikurikiraho nyuma y'umurongo wa 9, ngo Imana iramanuka ihinda guhinda gukomeye hejuru y'Abafilisitiya. Baratatana, barirukanka, baha ibitugu Abisirayeli. Nuko ingabo z'Abisirayeli zari zifite ubwoba, zari zimaze kubona gutabarwa guturuka ku Uwiteka, zibarya isataburenge, zibirukanka inyuma, zirabarimura, zirabatsemba. Abafilisitiya barahunga. Uwo munsi hari ikintu gikomeye cyabaye, nuko Abisirayeli bagaruje ibice by'igihugu byari byaranyazwe. Iki gihe Imana itabara Isirayeli. Bageze ku murongo wa 12, Bibiliya irambwira ngo Samuel yenda ibuye ararishinga, arigita izina, aravuga ngo ni Ebeneza, Uwiteka aratuzahuye kugeza ubu. Iyo habonetse abantu basenga biyegejeje, bitunganije, hari ibintu bikurikira bijya biba. Icyambere, Imana ubwayo yivanga mu kibazo. Imana iramanuka, ndabona Imana imanuka gutabara. Imana iratabara. Bibiliya ivuga ngo nitajya ibura kuboneka mu gihe cy'ibyago n'amakuba. Haleluya torero. Ngo iratabara, iramanuka ubwayo. Imana igiye kumanuka, iravugana n'ibyaguteraga ubwoba, iravugana n'ibyateraga ubwoba isi, irahagarika urusaku rw'imbaraga z'umwijima, irarogoye inama mbi zipangirwa mu mwijima. Imana yumva gusenga, irakora ibirenze by'abanyamaboko badashobora gukora, irakora ibirenze by'abantu bafite imbaraga
abahanga badashobora gukora, irakora ibirenze iby'abahanga badashobora gukora, irakora ibyo abantu badashobora gukora. Imana yakoze ibyo intwari za Isirayeli zitashoboraga gukora, imanukana guhinda gukome. Ndasenze ngo Imana imanukane guhinda gukome, idukize icyago cyateye, idutize iterabwoba ry'abazimu, idukize indwara, idukize ubukene, idukize imbaraga z'ubumuga, idukize ibyorezo ibyagaragaye n'ibitegurwa mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo Satani agipanga byose biciye abakozi be no mu nama ze, turabihagarika mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mana ya Abrahamu, tugiye gusenga bidahagarika dusaba ngo Imana imanuke ubwayo. Iyo yamanutse inshuti yanjye hari icyo ikora, ihindira hejuru ibyaguhindiraga hejuru, ihindira hejuru ibyaguteraga ubwoba. Icya kabiri ikora, haleluya, oh haleluya, icya kabiri Imana ikora, igaruza imirike watakaje, igaruza amasezerano, igaruza teritware y'amasezerano, igarura bya bindi umwanzi yakunyaze, uragarurwa ibice bya teritware d'operation, irabigarura, igarura ibice byawe, igarura promosiyo yawe, igarura ubutunzi bwawe, igarura akazi kawe, igarura icyubahiro cyawe, igarura izina ryemewe ku buzima bwawe. Iyo yamanutse hari ibintu ikora, igarura igikundiro cyawe. Haleluya. Bibiri avuga ngo basubirana ibice byari banyazwe. Icya gatatu, utwara iminyago. Haleluya. Hari iminyago, hari ibyo wareberaga kure, nyuma y'uko Imana wasanze itabaye uzabona iminyago iza. Malembrata bababasende, lelembroto makate lebosende. Imana yatangiye gutabara, Imana ya Abrahamu. Oh haleluya. Umugaba w'ingabo makate yitwa Uwiteka Imana nyiringabo. Iyo yamanutse, iyo yatabaye, iyo yamanutse, bene data utangira kugabana iminyago utarwanye, ariko wayirwaniye ku mavi. Malembrata hukayakayandelele bosada. Ugarukana ibyo biragaruka, ubutunzi buragaruka, abana baragaruka, inshuti nyanshuti, inshuti z'umumaro ziragaruka. Balele broto masataya. Ndavuze ngo uragaruka. Icya kabiri uragaruka, hari ibintu bigaruka kuko yahindiye hejuru y'abanzi be. Icya gatatu usubizayo. Njya gusoza, Imana izana, ho haleluya, marabrusetelele bosaya. Imana irabazahura, mubarestore, habaho kuzahuka. Yesu ashimwe. Imana igiye kuzahura urushako rwawe, igiye kuzahura urugo rwawe, igiye kuzahura finance, igiye kuzahura umutima, igiye kuzahura abantu. Turi mu gihe dukeneye kuzahurwa n'Uwiteka, toro rikeneye kuzahurwa n'Uwiteka, abizera bakeneye kongera kuzahurwa n'Uwiteka. Imana ije kuzahura abera, ije kuzahura abayitegereje, abayisenga, abatitiriza, abatinda imbere yabo, ije kubazahura. Nabo bazashinga ibuye bavuga ngo Ebeneza, Imana iratuzahuye kugeza ubu. Oh haleluya, haleluya. Reka nsoze mubwira aya magambo nshuti. Imbaraga z'amasengesho, niki cyabaye kuri Mose na Aroni, niki cyabaye ku masengesho y'umugabo witwa Samuel. Ndavuga ngo amasengesho ya Samuel, uyu mugabo iyo upfukamye usenga ikintu cyabagaho. Iyo upfukamye usenga, amasengesho yacyo akazamuka akagera mu ijuru. Hari ikintu kiba mu ijuru, hari protokole y'amasengesho, hari marayika uhagaze utegereza amasengesho. Ndashaka gusubizamo imbaraga. Iyo usenga ntugacike intege, ntabwo uri gushingura imbwa, ntabwo uri gutakaza igihe, ntabwo wibabariza ubusa. Turakora icy'agaciro Imana yahaye agaciro. Ibyo biravuga mu Byahishuwe ibice 8 uhereye ku murongo wa 3 ukajya ku wa 5. Bibiri twereka protokole y'amasengesho aho mu ijuru. Bibiri ngo hari marayika ushinzwe amasengesho, ngo yicaye imbere y'intebe y'Uwiteka ku gicaniro cy'Imana. Bibiri ngo ahagarara afite urwabya rw'izahabu. Iyo dusenga turira amarira yacu n'ibimyira, ibyuya byacu dutakira Imana, Bibiri irambwira ngo byose bijya ku cyoto
kiba imbere y'igicaniro cy'Uwiteka. Ahangaha afata umuriro ku gicaniro akawuvanga n'aya marira n'ibyifuzo n'amasengesho, agafata imibavu ihumura neza akabivangamo. Iminsi 14 ndakubwira ikintu kigiye kuba ku buzima bwa benshi kiri gukorerwa mu isi y'umwuka. Nuko muri iki makatele mroto amayanda y'abasete afata ayo masengesho akabivanga akabigarura imbere y'Uwiteka, nibize bikinuka ahubwo bihumura neza. Imana ikumva umubavu uhumura neza w'amasengesho yavuye ku muntu wihanye, umuntu witandukanije, umuntu wahindutse, umuntu witanze imbere y'Uwiteka, umuntu watanze igitambo kizima kera. Aya masengesho uyu mubavu ukazamuka, Bibiliya ivuga ngo akagaruka akongeraho umuriro akawusuka ku isi, ngo uzuvuga n'inkuba, uhinda n'inkuba. Ibyari bihagaze imbere yawe bigakubitwa hasi, ibyari bimeze n'imisozi bigasenyuka, urusaku rw'abazimu rugakubitwa hasi, ibyorezo bigashya, kuko umuriro uvuye ku gicaniro cy'Uwiteka. Iyo wamanutse ku muntu usenga ahaguruka ku mavi atangaza ikintu kibaho. Hari abantu mbona bagiye kuvuga n'ibyari biteye ubwoba, bagiye kuvuga n'ibyari byakangaga imiryango, ibyakangaga ibihugu, ibyakangaga akazi kabo, imiryango yabo. Haleluya! Hari ibitangaza biteye ubwoba bigiye kuvuka nyuma y'aya mase ku muntu wese utangiye asenga. Ndakubwiza ukuri, hari ikintu kigiye kuba. Niyo mpamvu umwanditsi w'igitabo cy'Abahebrayo yavuze aya magambo, aravuga ngo ntibishoboka ko umuntu utizera yinezeza, kuko uwizera Imana wese, wegera Imana wese akwiriye kwizera yuko iriho kandi ikagororera, igasubiza abayishaka. Haleluya! Nguhamagaye muri aya umunsi wacu wa kabiri. Hari ibintu bigiye gutangira gukorwa mu isi y'umwuka. Ndavuga imbaraga z'amasengesho. Biratuma Imana imanuka malembrata, biratuma Imana igarura ibyaha, biratuma Imana izahura, Imana iguha umugisha. Reka dusenga Imana. Mana ya Abraham, Mana ya Isaka, ndasengera bera bakurikire audio, abari muyikurikire ikijyaho, abari muyikurikire nyuma y'iminsi, buri muntu wese uzayibona amavuta n'imbaraga zo gusenga zizamuzeho, umuriro wawo uzamwakemo, ubuntu bwe buzamubeho, imbaraga zo gusenga makatele mroto bizamubeho. Nk'uko umwuka wo gusenga wabaye kuri Eliya, nk'uko wabaye kuri Samuel, nk'uko wabaye kuri Mose, abariko abakuri muri mwene data uri hafi n'uri kure, uzumva iyi audio, kugirwa neza n'imbabazi bibabeho. Mbasengeye imbaraga zo gusenga, injingira abarushe, injingira igihugu, injingira isi. Imana ni wowe ishima mu gihe nk'iki. Imana iguha umugisha. Reka nongere mwibutse inshuti yanjye, kwiriza ubusa Uwiteka ashima nuko ugira icyo kwikuraho, ugafasha abatishoboye, ukagira umuntu ugaburira. Nzakomeza kubivuga, gira ubukene urya kubwayo ko wirije ubusa. Hagira umuntu uzahimbaza Imana ayishimira kubw'ifunguro ryavuye mu mufuka wawe. Imana izaguha umugisha, Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Shalom.